YABAYE Chris izi ntabwo yabinkora izi ntiyantengwa muri aka kageni. ibi ndi kubona nibyo ndi kurota sekibikwa iyi ni inzara y'iki y'amafaranga yo kumenyekana ibi ngibi mubwire ko ari ikinyoma. ibihe uri kubona Ibintu ndi kubona muri aba bahanzi bari kumwe bihebeye ibiyobyabwenge. aya bino ni ibisanzwe. Hanyuma ibi ngibi byo kandi ibihe mubwira abantu bakurure YABAYE mbega umugabo ntengushye. Ibi birabitira ntibiba amaraso kuko nakubitwa n'inkuba. muri aba babiri se ninde ugutengushye? YABAYE Chris izi ntabwo yabinkora izi ntiyantengwa muri aka kageni. Yego bi kwari we mukuru w'aba bana ibi bintu babivugaho iki mana yanjye nimubwire abantu bamanze binjira mu nzira. Hanyuma kavuke ibi bintu ndi kubona abantu biharaje ko ntari kubona aya mafaranga urarya gute. Namwe nimurebe nk'abantu batekereza ibi ni ibiki turi kubona. Ibi bintu nyirasenge wa Naomi ibintu yanduruje uyu mwana w'umusore w'umuhanzi tutari tumenyereho ibi bintu turabyita iki turabirenga mu kindi kinyarwanda. Fasha nzamurira abo bantu ndaje gato tugiye kuvimuza ibintu kiza urihe nayiguhaye arubaze ngwino munzamurira abo bantu ndaje ubundi mpashumike muganiriza abantu murebe amafoto y'umusore uyu musore wiyita umuhanzi ntabwo ari kuririmbana na Shaffi ngo abe muzima. Ibi turabikeka nta gihamya ariko ndatungurwa ninsanga kuri kumuterura baramutereye bakayimwicazaho inki none niba akundanaga na Shaffi kandi Shaffi yari mu rukundo na Semuhungu ntibyavuzwe ntiyagiye kumusura kararayo so tugiye bakoranye indirimbo ejo bundi yaba yaramwanduje ndaje tubivimuzi ndaje mwe muri kuganiriza abantu reka nzana amakuru tuzanira amakuru ubundi atari ivumbi turebe yo kutujyana ni no mu gikoni shaya ibiberayo murabona ari amafoto y'umwana bamuteruye ariko abasore baba bari na romantique mu gihe njye ntaraterurwa ariko mana reba nawe nyine agahinda baba baguteye reba nawe nyine depression iraharisha. oya mutubwire muri gutekereza ko ari ikihe kibazo ni amafaranga abakobwa mudafite yo kuduha cyangwa ni agahinda kenshi mwaduteye? Ntabwo ari agahinda kenshi ni amafaranga. Mwayashatse se ko n'ubundi umugore nawe ngo ashoboye mwayashatse mukayaduha bimeze bite? Namwe mugire vuba ariko mujye muduha amafaranga. Yego bi zamuka utubwire. Mwarararutse twarize gute? Mwarararutse ngo twarararutse yewe cyangwa twakunze amafaranga. biriya bisaza byarabararuye. Biriya bisaza ubundi nimwe byakundaga kuturusha sinzi aho byahije guhindukira ngo bavumbuye umuvuno mushya. Kera twari dufite agahinda ko abasaza batumazeho abagore n'abasheri none ubu namwe musigaye kuvuga ngo abasaza batumazeho abasore. Abasaza batumazeho abasore sha isi ni gatebe gatoki pe gutya gutya. Ahubwo none mwebwe nimugire gutya urumva mwebwe mutangire mwikundire abana batoya turahari urumva tugifite gahunda na viziyo urumva. Ahubwo ntekereza ko aho mujya kudushakira ntabwo muhazi musigaye mujya kudushakira aho tutari turi mu rusengero urumva. Nabari abasaza nabo babarega bahera mu duhungu duto uriya ni mukuru uriya mwana ariko nanone buriya ashobora kuba yararebye aravuga ati aba bakobwa bose ukuntu bari kunyiruka nkaho nk'abankotanyi ntabwo jewe ibi bintu ngewe nabyiviramo urumva. Agapeti gakonje niba yaramuhamagaye nk'inshuro nka senkari bahuza gahunda akabona nta kintu kiri kuvayo aravuga ati reka nigira hari amafaranga nzabone n'aya video urumva. Ibintu byo kuzajya muza gusa kurya gusa no kunywa amayoga y'abahanzi nta n'ikintu bifitiye
baje gushaka undi muvuno rero. cyane ibibazo n'abandi nibatubwire. Urabona motion se adafite company ikomeye cyane y'imideli mu Rwanda, siwe ntuze w'inahangaha. No, Mwiriwe. niwe wambi ego Okay, njye ku gitekerezo cyanjye uko mbibona ntabwo ari uko abakobwa dukunda amafaranga cyane wenda ngo aba ari bwo tuvuga ngo muri kuyaduhonga mukayabura, no. Ikigaragara cyo ahubwo basigaye abajama bino minsi bakeneye ubwamamare, bakeneye n'amafaranga icyarimwe, so bari kwihutira gushaka ayo mafaranga menshi cyane nabo bakibeshaho, koze ntabwo bagikeneye guspendinga amafaranga kuri twebwe. ako kantu. None se bimbwiye iki se twibwirire, none se ni ikibazo cyabo, ni ikibazo cya societe, cya influence, ni ikihe kibazo mu Okay, by'ukuri? Ese ni ikibazo ubwacyo? ngewe uko mbibona nkeka ko ari ikibazo cya influence ndetse na societe, kuko abantu bari kwamamaza LGBT cyane bakerekana n'inyungu zirimo, so n'aba bajama bandi rero bari hasi cyane cyane ubujama bw'i Kigali man busigaye bwarahindutse bwose, busigaye bukeneye amafaranga butakoreye busigaye bukeneye amafaranga menshi batakoreye, so iyo abonye ikigabo nka kiriya cy'ikibonsa rero gifite amafaranga kamubwira ati wagapetiwe gwino ngenda guhereza amafaranga ngwe n'ubwamamare wamamare, so yakanga kujyayo kubera iki se? Ntahita agenda yiruka da. None se ubwo rero muri makeya ikibazo gihari ubwo cyaba ari icy'inzara n'ubukene rero? Ikibazo ni inzara no ubwo se nyine ariko di mwashakiye umuntu nanjye w'umukobwa unyihera amafaranga ubundi tukahita duhindura ibintu bimbwiye iki bisigaye bimeze umuntu yes ntabyo mu nama abantu basigaye batera bakanaterwa. Bimbwiye iki? Urumva ko afite amakuru yuzuye kabisa, ibyo bintu biriho cyane. Kigali ayirimo Kigali ayirimo kabisa, ariko nawe bishobora kuba wakira abasipika bose bari hano ifoto y'umugabo ukaba uri umukobwa. Urabona atari njyewe nahinduye yindutse kwa kabiri. niba ari nawe warahindutse, njyewe nabonye ibiconco nyine byarataye agaciro. turashize ipfunamwe murebe kuri dashboard first of all izi nyankaragata ahangaha hari ukuntu umuntu aba ari kumwe n'abantu urumva